Let me start with health. You see, I'll come to others later. I'll come to education, I'll come to all kinds of things. But let me start with health. Ubuzima. You individually, do you think about your own health? Do you think about saying, you know, I need to keep myself healthy? Okay. Muri kumwe na Mubuzima TV, njyewe ni Richard, hari nitwe ndi kumwe namwe uyu munsi tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini turaza kuba twibanda ku kintu kijyanye n'ibimenyetso biranga umugore utwite, ariko icyo mwihariko uyu munsi ntabwo turi bubijyemo cyane. Turababwira ese mu minsi mike ya mbere ishoboka umuntu ashobora kubona iki cyangwa se kumenya gute ko atwite, nibihe bimenyetso bihari. Ntabwo ndi njyenyine rero, ndi kumwe n'umutumirwa usanzwe adusura. Uwo mutumirwa nta wundi ni Nkeshimana John. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Hari abantu benshi bagiye batubaza ibintu bitandukanye mu bibazo bagenda batugezaho iyo badusura ku rubuga rwacu rwa mubuzima.com, ndetse n'abatwandikira kuri comments za hano kuri Mubuzima TV. Hari abantu benshi batubaza bati ese ni ibihe byagaragara nk'ibimenyetso biranga umugore utwite ariko mu minsi mike ya mbere ishoboka. Ahangaha hari ahantu tugenda dusoma hirya no hino, ndetse twananditse n'inkuru yacu hano kuri uru rubuga rwa mubuzima.com. hari inkuru iriho igaragaza ibimenyetso bitandukanye bifasha kumenya niba utwite mu gihe nibura cy'icyumweru kimwe. Ndagira ngo wenda bari byo tuza kuba tuganirizaho abantu, nyuma ugire icyo ugenda ubibabwiraho. Wenda naguhereza akanya sintiharira ijambo cyane, ukaba wagira uko ubinjiza mu kiganiro. Murakoze. nk'uko maze kubivuga, iyo umuntu amaze icyumweru cyangwa hejuru yacyo asamye, hari ibimenyetso bigera nko kuri 6 bigenda bigaragara. Umuntu ashobora kugaragaza ko byamufasha gutangira gukeka ko yaba atwite cyangwa se yasamye. Icyambere, uruhu rw'uwo mukobwa cyangwa se umugore rurahinduka. Muri uko guhinduka k'urwo ruhu rero biba byatewe n'uko imisemburo imwe n'imwe ikunze kugirwa n'abagore cyangwa abakobwa ibitangiye kugenda yiyongera, ariyo bita estrogen na progesterone mu rurimi rw'igifaransa. Icyo gihe rero umudamu cyangwa umukobwa ashobora kuba yari igikara, ukabona atangiye kugenda aba inzobe, cyangwa se ukabona uruhu rwe rutangiye kugenda rucya ukurikije uko wari rusanzwe rumeze. Hanyuma icyo ni icyambere. Icya kabiri nanone ni uko umukobwa cyangwa se umudamu atangira kumva mu gituza cye n'amabere biri kumuremerera, bikaba ibyo biba biterwa na ya misemburo namaze kuvuga hejuru ya progesterone cyangwa se estrogene igenda yiyongera, kuko ibirimo igenda yitegura kwakira cyangwa se gutegurira ahazaza h'urusoro cyangwa se h'umwana uri mu nda uba wamaze gusama. Noneho ngira ngo abadukurikiye barimo baragenda babasha kwinjira neza mu kiganiro, ariko ndagira ngo ujye no mu zindi ngingo. wari utubwiyeho ingingo imwe ku birebana n'ihindagurika ry'uruhu. Wese mu cyumweru kimwe gusa burya koko uruhu ruba ruhindutse bitewe n'iriya misemburo iba yahindaguritse mu mubiri w'umubyeyi. Ndagira ngo wenda nk'uko umaze kubisobanura, wenda n'abandi bajya basura n'urubuga mubuzima.com, hanyuma bakaba banagira na byinshi bisomeraho. Ariko tunyurire no mu zindi ngingo, turebe izo mpinduka uko zigenda zikurikirana.
ngira ngo twari tumaze kubona ingingo ebyiri za mbere, tugeze ku ya gatatu. Ingingo ya gatatu ni ingingo itugaragariza imihindagurikire y'uwo mukobwa cyangwa y'uwo mugore, ariho umukobwa cyangwa umugore yumva afite umunaniro udasanzwe kandi ntacyo yakoze. Mu yandi magambo, akumva ananiwe, atabona ahantu biri kuva, nta mpamvu igaragara iri kubitera. Ibyo rero biba biri guterwa n'uko umubiri w'uwo mukobwa cyangwa w'uwo mudamu umaze gusama cyangwa utwite uba uri gukoresha imbaraga zidasanzwe, bitewe n'uko uri kugenda wita kuri urwo rusoro cyangwa se uwo mwana uba uri mu nda. Ngira ngo ahanini nicyo kintu kibitera. Ingingo ya kane cyangwa se ikindi kimenyetso cya kane kigaragaza ko ushobora gukeka ko umuntu atwite, ni imyitwarire idasanzwe ikunze kugaragara ku mudamu cyangwa ku mugore utwite. Ibyo rero biterwa n'uko ya misemburo iba iri kugenda yiyongera, bigatuma noneho imikorere y'uwo mukobwa ihinduka. Kenshi muri icyo gihe bakunze kuba barakaye cyangwa se batishimiye, ukabona afite nk'uburakari. Muri make nubona umugore wawe cyangwa umukobwa mubana cyangwa se muhorana yahinduye imyitwarire akenshi wenda ntibihita bivuga yuko yasamye, ariko biri mu biranga yuko ashobora kuba yasamye mu gihe mwabiteganyaga. Icyo ni ikimenyetso mu bindi, kuko nta nubwo ari ngombwa ko ibyo bimenyetso byose tugenda tureba, ariko abigira byose ashobora kugira bimwe muri ibyo ngibyo bikagufasha kugira ibyo utekereza cyangwa se n'izindi ngamba zafatwa kugira ngo mumenye uko ibintu bihagaze. Indi ngingo ikurikiyeho nibaza ko ya gatanu tugezeho, ni ingingo ivuga ngo uwo mukobwa cyangwa se umudamu utwite atangira kumva hari ibiryo bimwe na bimwe yarya cyangwa se yarya byinshi cyane kurusha uko yarasanzwe abikoresha, cyangwa se ugasanga hari n'ibyo aretse cyangwa se akumva ko bimubangamiye, aribyo ngira ngo mu Kinyarwanda bita buhurwa. Ugasanga ibiryo runaka adakunze bitewe n'iyo misemburo cyangwa se n'uburyo umubiri we uba wahindagurutse bitewe n'icyo kibazo cy'uko atwite cyangwa se aba yasamye. Hanyuma icyo kijyanye no kumva hari ibyo ashaka, byo nabyo watubwira, twibutse mu Kinyarwanda babyita bate? Ni ukuvuga ngo mu Kinyarwanda babyita kurarikira, bitewe n'uko cyangwa se gutwarira. Gutwara nicyo Kinyarwanda cyiza kurushaho. Dukomeze n'izindi ngingo. Ngira ngo ingingo isa nkaho ari isoza cyangwa se navuga ko ariyo nagarukiraho, ni ingingo ivuga ngo umutima w'uwo mudamu cyangwa umukobwa utwite wasamye, umutima we utera cyangwa se ukora cyane gusumba uko wakoraga, aribyo bita gutera k'umutima, ku buryo biba biri guterwa n'uko muri icyo gihe ingano y'amaraso yakenerwaga iriyongera, bityo umutima ugakora cyane kugira ngo ibashe kohereza ya maraso. Icyo gihe rero umutima ni uburyo wari usanzwe uteraho, hiyongeraho hagati y'10 na 15 mu gihe cy'umunota, aribyo mu rurimi rw'icyongereza bita heart rate. Ikazamuka ikiyongera cyane mu gihe nyine umudamu atwite cyangwa se mu gihe aba yasamye. Urakoze cyane, ariko ndagira ngo wenda usezera cyangwa se utubwira nka jambo ry'agashyinguracumu, utubwire wenda nko mu ijambo rimwe cyangwa mu murongo umwe, uti mu cyumweru cya mbere cyangwa se mu kwezi kwa mbere umugore agitwita abona ibimenyetso ibi n'ibi, kugira ngo n'utatangiranye natwe abashe kuba yagira icyo atahana. Ngira ngo twatangiye tubona ko iyo umudamu yasamye cyangwa atwite, kuko ibimenyetso byayo bikurikirana nk'uko ari 6, twahereye ku cyambere tugenda tumanuka, uruhu rwe rurahindagurika nk'uko twabibonye. Icya kabiri atangira kumva amabere cyangwa se igituza kimuremereye bitewe n'impamvu nababwiye hejuru by'imisemburo. Icya gatatu akumva afite umunaniro udasanzwe cyangwa se afite ikintu ukomoka, agashaka impamvu ntayibone. Icya kane ikaba ari imyitwarire idasanzwe akunda kugaragaza cyangwa se agira uburakari cyangwa se ukabona atishimye bitewe n'uko arasanzwe umuzi. Hakiyongeraho no kuba hari ukumva afite ibintu runaka yatwariye cyangwa se ararikiye gusumba ibindi, ndetse no guhurwa akagira bimwe na bimwe atangira kumva adashaka kandi arasanzwe abikoresha. Ingingo ya nyuma nibaza ko ari ukumva umutima we utera cyane gusumba uko rusanzwe utera bitewe n'impamvu yuko yasamye cyangwa atwite. Ariko ibyo byonyine ngira ngo nsoza ntabwo bihagije, ahubwo bidusaba yuko
cyangwa se bisaba ko uyu muntu wibonye ibi bimenyetso nubwo atabigira byose agomba kugana kwa muganga, ibigo nderabuzima, ibitaro bikamufasha kugira ngo yipimishe amenye neza koko niba atwite cyangwa yasamye. Ashobora no kuba afite n'ubundi burwayi bundi mu byo muzima busanzwe cyangwa n'impamvu abiteye, nabyo bikaba byaba byiza ko yahita abona ubufasha bukwiriye bitewe n'ikibazo babonye kwa muganga cyose cyangwa ko basanze bimeze. Ngira ngo nagato aho ngaho murakoze. Murakoze cyane, urakoze John, turagutumye n'ubutaha uzagaruke hanyuma ubashe gusangiza abanyarwanda ibijyanye n'ubumenyi ku bijyanye na mubuzima.com cyangwa se Mubuzima TV, kuko ariyo ntego yacu. Ntabwo nareka kubibutsa kugira ngo mujye mudukurikira. Nubona iyi video nyabona kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yacu buri gihe, ndetse nakurangira ukajya dusura kuri website yacu ariyo wa@mubuzima.tv.com. hariho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye zigenda zivuga ku bintu bijyanye n'ubuzima bitandukanye, ndetse mu minsi iri imbere turateganya ko tuzajya tunabashyiriraho izo bita live show. Live show ni kwa kundi umuntu ashobora gutanga ibiganiro ako kanya, nawe umukurikira ako kanya. Uko iterambere rigenda riza ndetse nuko mugenda muduha ibitekerezo, niko bizagenda birushaho koroha. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.